Imana yambereye umubyeyi yankoreye iby'imbaraga mu gicuku cya nyuma. Ntabwo munezero mfite none, ntabwo nari nzi ko nawugira, ariko Imana yambereye umubyeyi ikesha ijoro ku buzima bwanjye. Bibiliya iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Muntu uri muri iteraniro ufite ijoro urimo, komeza ube mu nzu y'Imana, ukomeza usenge. Iryo joro ryawe Imana izarikesha, iryo joro ryawe Imana izarikesha. Haleluya. Ndashimira Imana yangarutseho ikora iby'imbaraga mu muryango, umugore mwiza, namwe murabireba. Hanyuma umugore Imana impaye, Imana imunyuzamo ibisubizo yambwiraga ntazi aho bizaturuka. Impa umwana w'umuhungu mwiza cyane usa na se. Ababyeyi barabizi, uribaza kubyara saa 5:45 nkava ku gatanda mu gitondo saa 1. Abaganga byabashoboye, Dr. Nkurikirana aragenda buri cyo akora. Shimira Imana igira ukora. Kubyara habuze gato niyo nabandi mu bitotsi ukambaza, ndakubwira ngo Imana yarahabaye ku gatanda. Nabonye umuntu ava mu rupfu akabaho, narabibonye. Imana rero irakora, ndayishimira Imana. Ndashimira Imana ko yampaye kurera, nukuri n'iby'imbaraga. Kubona umwana wawe mu buzima busanzwe, abantu banzi bazi ko nkunda abana, barabizi abantu benshi, ariko kubona uwo ukuye mu nda yawe ni ikintu gikomeye. Ariko nshimye Imana yabikoze. Ubu iyo ntashe, niyo ntahari, niyo mpari, kaba gahamagara ngo dadi. Iryo jambo bwa mbere avuga papa, narihiritse mva mu kijyamo cy'abagabo ndihirika njya mu mirambizo. Ndavuga ntubu nanjye ngize umuntu ku isi unyita papa. Muhereze Imana icyubahiro, itanga urubyaro mu izina rya Yesu. Nasuye Imana, naje kuyereka umwana yambwiye nyibwire ngo ndagushimiye. Ninjye wa mugabo wari umaze imyaka 9 utazi ko igicuku kizashira, none Imana yakesheje ijoro, mfite umwana mwiza nkuko namwe muri mwe murabira. Ndashimira Imana dusenga twicaye imbere, ni Imana ivuga igasohoza ibyo yavuze. Iravuga kandi igasohoza ibyo yagize gute yemwe? Yavuze ibyo yavuze. Nje gushima Imana rero iyo yakoze iby'imbaraga ku buzima bwanjye. Nabayeho nzi ko bitewe n'umwijima nari ndimo, ntabwo nari nzi ko nanjye nagira umwana mu buzima. Mwana wa reba iteraniro, nje gusura Imana, mfite ibiseke. Haleluya. Abandi mutuzenguruke rwose nta kibazo. Hano nzaniye Imana fanta, nzaniye Imana igitoki. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Katusabe Genesis iraririmba, nirangiza na Messengers nabo baririmbe. Wagendanye natwe ubihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu, uziko
ufite amagambo meza y'ubugingo twarasogongeye tumenye kugira neza none ntituzava mu bikari byawe Mana we wakuvaho tukagere kandi ufite amagambo meza y'ubugingo twarasogongeye tumenye kugira neza none ntituzava mu bikari byawe Mana we wakuvaho tukagere kandi ufite amagambo meza y'ubugingo twarasogongeye tumenye kugira neza none ntituzava mu bikari byawe Mana we Natiza twibuka oya naso n'ubuzima twabayemo kure yawe natiza twibuka oya naso n'ubuzima twabayemo kure yawe twararega kurira birirwa tugana imitima yuzuye ibikomere bitaha twararega kurira birirwa tugana imitima yuzuye ibikomere bitaha natiza twibuka oya naso n'ubuzima twabayemo kure yawe natiza twibuka oya naso n'ubuzima twabayemo kure yawe twararega kurira birirwa tugana imitima yuzuye ibikomere bitaha twararega kurira birirwa tugana imitima yuzuye ibikomere bitaha tukagere kandi ufite amagambo meza twarasogongeye tumenye kugira neza tuzava mu bikari byawe Mana we ashimwe Yesu utaradutanze mu maboko y'abamugome satani ngo turimbure ashimwe Yesu utaradutanze mu maboko y'abamugome satani ngo turimbure ashimwe Yesu utaradutanze mu maboko y'abamugome satani ngo turimbure ashimwe Yesu utaradutanze aramarira gahunda z'amasinde
ndifuza kuzagerayo aririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha aho hera ndifuza kuzagerayo aririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha aho hera ndifuza kuzagerayo aririmba indirimbo zo kunesha aho hera ndifuza kuzagerayo aririmba indirimbo zo kunesha ubu ni kw'iherezo cyo muri ubu butayu turimo turasiganirwa kugera muri gakondo tuzabo nayo zacu haleluya zimeza iminsi tumaze gacura igihe zikajya muri gakondo aho hera Hallelujah. Suru
tugiye kubona ibyo dusezeranye nimutongore tugiye kubona igitego cy'amahoro Yesu yaravuze ati nimuhagarike imitima yanyu izere Imana ajye mu giza nimutongore tugiye kubona ibyo dusezeranye ukuri nimutongore tugiye kubona igitego cy'amahoro nimutongore tugiye kubona nimutongore tugiye kubona igitego cy'amahoro ibyishimo byinshi tuzagerera mu ijuru tugezeyo na Yesu yarageragejwe ariko aranesha hanyuma yo kunesha ijuru haba igitaramo nawe komera igikombe cy'ibigeragezo iri hagati yanyu n'umukuruka imitima na Yesu yarageragejwe ariko aranesha hanyuma yo kunesha ijuru haba igitaramo nawe komera nzagira umunezero intaramana n'umwami wanjye nzamubaza icyo atumye nkunda nzamushimira ibyo nzagira umunezero intaramana nzamubaza icyo tunyakunda ibibazo birangiye ukuri nzataramana n'umwami wanjye intambara zikuweho zose nzataramana n'umwami wanjye n'uburwayi bwose bukuweho nzataramana n'umwami wanjye nimara kwaguka rwa rufi ngeze hakurya nzataramana n'umwami wanjye nzataramana n'umwami wanjye nzataramana n'umwami wanjye ibigeragezo byose birangiye nzataramana n'umwami wanjye n'ubusitani bwose bushize nzataramana n'umwami wanjye Hallelujah. Man ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Man himbazwe. Umuntu ushaka kujya i Kigali aca i Nyanza. Si byose? Akamanuka Rwandex. Yagera Rwandex. Nakomeze mu Kanogo arakomeza.
kugera kuri rond-point ya Kigali niyo bita rond-point nini. Umuntu ushaka kujya Kayonza, Kayonza akata Remera, abagiye ugiye kujya i Musanze, i Musanze arakata akazamuka ku giti cy'inyoni, akazamuka hejuru agaca kwa Nyirangarama, Shorongi yose, ariko ugiye kujya mu ijuru, aho uzaba uri hose uzagurukira ngo ugendera aho ngaho. Ngo Elisa amaze kumenya ko Eliya agiye kumukurwamo, yagiye amukurikiye, abana bahanuza akamubwira ati wari uzi ko shobuja araza gukurwamo? Ngo ndabizi ariko muceceke, mfite ayo makuru ndayafite. Tuje twicarana amakuru mw'abantu, ujye wicara buri gihe wibaza ngo ese nagenda cyangwa nabanza agakatisha amakorosi menshi nagenda. Amen. Ibi byose baririmbye Imana ibamugisha, ariko mwaririmba uyu munsi muraririmba indirimbo ngo turanezerewe mu mitima kandi bifite Imana. Genesis urahambaye. Iyi ni indirimbo nari nyimara icyumweru narababuze, kuwa kane nari nashatse uyindirimbira ndamubura, none nababonye. Ibyo muraririmba byose uko murakatisha kose mubishire bijemo bihuremo, kandi nimuvuge ngo nawe mwarepese, nimuvuga ngo mutarepese ngenda yiririmba. Reka tuhaguruke twese dufatanye, kuko byose tubihabwa ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana ni 105 no kujya mu ijuru, no kuba ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari ubuhanga, ntabwo ari akarere, ntabwo ari ubwoko, ahubwo ni ukuba turi ubwoko bw'Imana, niyo bizatujyana mu ijuru. Ubuntu bw'Imana butangaje. Yes. Ubuntu bw'Imana butangaje, nibwo bwamuyeho imikozi. Ndavuye se kuki, ndavuye kugushaka kw'Imana yonyine yabohoye. Ndavuye se kuki, ndavuye kugushaka kw'Imana yonyine yabohoye. Yesu ni Yesu wenyine wanoroye, uwirwa mw'ijuru ubwami bwe. Mbese nimumenye
imyambi bamubika iwe ngabo yacu iwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi bamubika none icyo musabye mwami Yesu Yesu akubira zashaka kunyuma ziburu zitembe ore dihariwe zashaka kunyuma ziburu zitembe ore dihariwe Rone maso yanjye nawe Ese mushimije uwakuye mu ngoyi ibyaremwe byose Ese mushimije uwakuye mu ngoyi ibyaremwe byose bimushime Amen Mureke dufatanye n'uyu muririmbyi uyu munsi za ngeso satani yatwanduje nizishaka kubyuka azirimbure azice kuko shaka guhora nihariwe n'ibya Yesu nihariwe n'ibyandeyemo arabavuga butumwa beza bazi kuvuga ijambo Imana neza ariko ari ingeso yabananiye arabaririmbyi baririmba bakaririmba ariko ingeso afite ingeso zanze bakristo bakaba bakristo beza batanga amaturo uretse ko yose ni amaturo y'ababitura yakira turayasengera ariko nyuma kugira ngo ataza gukurikirana ababubi bwe n'abakristo beza ariko ingeso ikanga ariko uyu munsi dufatanye n'umuririmbyi ngo naze azice pe kuko tushagira ngo duhore twihariwe n'ibya Yesu kandi niba twarime mu ishusho ye mureke duse nawe n'ingeso zacu zise nk'iza Yesu
byose uri Imana yo kwizerwa. turanezerewe mu mitima kandi dushimye Imana yabanye natwe. Kabone kuboko kwayo, kabone kugira neza kwayo. Turanezerewe mu mitima kandi dushimye Imana yabanye natwe. Kabone kuboko kwayo, kabone kugira neza kwayo. Amashimwe nayawe Mana we, icyubahiro ni cyawe uragikwiye. Ukutatu wanjye mu maboko y'ababisha, ukutatu wanjye mu maboko y'ababisha. Ereka Imana yacu ihora iri maso. Amashimwe nayawe Mana we, icyubahiro ni cyawe uragikwiye. Ukutatu wanjye mu maboko y'ababisha, ukutatu wanjye mu maboko y'ababisha. Ereka Imana yacu ihora iri maso ntamusinzira. Imirimo wakoze Mana we, urubutayu natwakuranye. Vuki wasibereye umubyeyi uhimbaze Data wa twese.
wanjye mvuki wasibereye umubyeyi uhimbaze kandi twese bavuze cy'ubutanyuma warigaragaje amashimwe yawe Mana icyubahiro ni cyawe uragikwiriye ukutadu wanjye wanjye ukutadu wanjye wanjye ku maboko y'ababisha erega imana yacu iyo iri maso aya mashimwe yawe Mana icyubahiro icyubahiro ni cyawe uragikwiriye ukutadu wanjye ku maboko y'ababisha ukutadu wanjye wanjye ku maboko y'ababisha erega imana yacu iyo iri maso abisinzira habwa icyubahiro habwa icyubahiro habwa icyubahiro ni wowe utubereye maso abisinzira habwa icyubahiro habwa icyubahiro habwa icyubahiro habwa ni wowe utubereye maso habwa icyubahiro pfukamirwa irimbirwa taramirwa habwa icyubahiro ibyo badukorera kandi ubihimbarizwe habwa icyubahiro habwa icyubahiro habwa icyubahiro ni wowe utubereye maso nagusinzira habwa icyubahiro habwa icyubahiro habwa icyubahiro utubereye maso nagusinzira 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 usinziriye twashira kandi nagusinzira nagusinzira uhorana natwe nagusinzira ugira neza nagusinzira naguhinduka nagusinzira narakubana nagusinzira nagandaga natwe nagusinzira nabiri wowe utubereye maso nagusinzira nagusinzira narakubana nagusinzira ubayabasi nagusinzira uri rubasa nagusinzira urategeka nagusinzira nabiri wowe niba utubereye maso nagusinzira amen ibaze yabaye imana yahumbyaga gato mwatwe twashira turashima imana idasinzira ngo yihunikire twebwe twasinzira nk'abantu ariko yo ihora iri maso niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo atari Uwiteka urinze umudugudu abarinzi babera maso ubusa imana ishimwe murakoze cyane murakoze kuko mwaririmbye izasabwa nta gice cyabayemo ni zose namwe se si zabafashije se murugira ngo ningiye gusa namwe burya namwe mwa professor reka tujye mu mwanya wo gushima imana arabo imana yagiriye neza
ngo no mu gicugu cya nyuma, no mu gicugu cya nyuma. Hari uwitwa famiye irivuza umwami Ezayi, mbasabe rero tugeze mu mwanya wo gushima Imana, nimususuruke nanjye susuruke, duhereze Imana icyubahiro. Ndasaba umuryango wanjye Imana yampaye baze muyakome, Imana ikomeze kuyumva cyane. Ndi hano uyu munsi ndashaka kugushima mu buryo buri special kabisa. Duhereze Imana icyubahiro, ntaravuga byinshi, murabona mu by'ukuri meze neza. Mushumba rero ntugire ikibazo cy'abantu bonye basohoka, dufitanye gahunda. Abo dufitanye gahunda mwese mwitegure kugira ngo bigende neza. Amen. Mu by'ukuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Rero tugiye gushima Imana, ariko uburyo nabyise konje gusura Imana uyu munsi. Imana ni umubyeyi wanjye, umwana rero aje gusura umubyeyi. Amen. Mfite amashimwe nka 200 ariko ndavugamwe makeya. Ishimwe rya mbere, ndashimira Imana ku bashitsi badusuye bataza amazina yanjye. Nitwa Irivuza Imana Ezayi, nkaba mfite umudamu mwiza cyane yitwa Uwimana Irene. Hanyuma Imana yadukoreye ibintu bikomeye cyane. Amen. Nje gushima Imana rero iyo yakoze iby'imbaraga ku buzima bwanjye. Nabayeho nzi ko bitewe n'umwijima nari ndimo, ntabwo nari nzi ko nanjye nagira umwana mu buzima. Mwana wa reba iteraniro. Hanyuma rero ndashimira Imana yanyubakiye urugo, yarangiza ikampa n'urubyaro. Bwana Yesu asifiwe. Nje gusura Imana, mfite ibiseke, Hallelujah. abandi mutuzenguruke rwose nta kibazo. Hano nzaniye Imana fanta, nzaniye Imana igitoki. Hanyuma n'abandi bene data baturutse mu matorero atandukanye, korali yanjye ihaguruke. Hanyuma hari n'abandi bavuye mu matorero atandukanye, Kabeza, Kununga n'ahandi. Nifuzaga ko namwe mwasimbuka vuba tugashimana Imana mugize vuba. Hari za Maranyundo, abavuye Nyamata aho bita Maranyundo, namwe muze mwihuse kandi kugira ngo dukore nk'abasirikare. Mukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Nagira ntangaze ko mu nzu y'Imana hari umuryango. Hari umuryango mu nzu y'Imana. Ubu murabona nta cyantera ubwoba, mfite abantu bangana gutya. Hallelujah. Karame mwa torero ry'Imana rya Gatare, muzamure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Ndashaka tubanze dutere nka haleluya nka 3 twese dufatikanyije. 1 2 3. Haleluya. 3.
ndashimira imana dusenga twicaye imbere. Ni imana ivuga igasohoza ibyo yavuze, iravuga kandi igasohoza ibyo yagize gute yemwe yavuze ibyo yavuze. Rero mu magambo make, Imana yambereye umubyeyi, aho ababyeyi banjye batabaye, Imana yarahabaye irandengera, yankoreye iby'imbaraga. Imana yambereye umubyeyi, yankoreye iby'imbaraga mu gicuku cya nyuma. Ntabwo munezero mfite none, ntabwo nari nzi ko nawugira, ariko Imana yambereye umubyeyi ikesha ijoro ku buzima bwanjye. Bibiliya iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Muntu uri muri iteraniro ufite ijoro urimo, komeza ube mu nzu y'Imana, ukomeza usenge. Iryo joro ryawe Imana izarikesha, iryo joro ryawe Imana izarikesha. Haleluya. Ndashimira Imana yangarutseho, ikora iby'imbaraga mu muryango, umugore mwiza, namwe murabireba. Hanyuma umugore Imana impaye, Imana imunyuzamo ibisubizo yambwiraga ntazi aho bizaturuka. Impa umwana w'umuhungu mwiza cyane usa na se. Rero nari nifuje gutegura ishimwe, yego sha, nari nifuje gutanga ishimwe imbere y'Imana, nkabikora gutya. Ndashimira Imana yampaye umuryango mugari uhereye abayicaye ha. Hanyuma adresse yanjye iri muri Korali Messengers, ni abantu beza cyane, ariko nshimye Imana yabikoze. Ubu iyo ntashe, niyo ntahari, niyo mpari, kaba gahamagara ngo dadi. Iryo jambo bwa mbere avuga papa, narihiritse mva mu kijyamo cy'abagabo ndihirika njya mu mirambizo. Ndavuga ntubu nanjye ngize umuntu ku isi unyita papa. Muhereze Imana icyubahiro, itanga urubyaro mu izina rya Yesu. Nasuye Imana, naje kuyereka umwana yambwiye nyibwire ngo ndagushimiye. Ninjye wa mugabo wari umaze imyaka 9 utazi ko igicuku kizashira, none Imana yakesheje ijoro, mfite umwana mwiza nkuko namwe muri mwe murabireba. Reka madame avuge gatoye. Mushumba ihangane, aujourd'hui today ni umunsi ukomeye, mureke duhumeke. Reka madamu ashima Imana. Haleluya, 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 amen. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Nubwo papa we nari kuvuga ko atabitekerezaga, nanjye kubona sinabitekerezaga. Kuko ntago ari we wenyine. Turashimira Imana rero kubona turungana gutya, ntago byari byoroshye. Imana yarahabaye, yakoze iby'imbaraga. Ngewe nayibonye mu gihe cyo gutwita. Bwa mbere nari byo gutwita, njya kubyara habuze gato, niyo nabandi mu bitotsi ukambaza. Ndakubwira ngo Imana yarahabaye ku gatanda. Mani magambo bita hemorrhagie interne, ababyeyi barabizi. Uribaza kubyara saa 5:45, nkava ku gatanda mu gitondo saa 1. Baganga byabashubiye, Dr. Nkurikirana araragenda buri cyo akora. Shimira Imana igira ukora. Nabonye umuntu ava mu rupfu akabaho, narabibonye. Imana rero irakora, ndayishimira Imana. Ndashimira Imana ko yampaye kurera, nukuri n'iby'imbaraga. Kubona umwana wawe mu buzima busanzwe, abantu banzi bazi ko nkunda abana, barabizi abantu benshi. Ariko kubona uwo ukuye mu nda yawe ni ikintu gikomeye. Ngewe ndabishimira Imana. Uyu mwana Imana yaduhaye, twaje tuyishimira ko yakoze iby'imbaraga. Ndashima Imana ko yandindiye n'abana abangaba batoya.
nabo bavutse mu biganza byanjye n'abana ba muruna wanjye, ariko ndiyo ndeba ukuntu bangana numva ari ishimwe rikomeye. Iyo ndeba ukuntu uyu muhungu dusigaye tunegosiya, ntago ari byo kumutegeka, turanegosiya. Nkareba uyu mukobwa ndavuga Imana urakomeye. Ntago twari tubyiteguye, ntago twari dufite plan yuko bizagenda, ariko ndashima Imana yera yakoze imirimo ikaba idukurije abana, natwe twatukiriho n'imbaraga z'Imana. Dushimiye Imana rero ku byo yakoze no kubyizakora. Ikindi ndashimira Imana kubwa abantu bo muri Gatare, nukuri muri abantu beza. Ndabashimira kandi ndabashimira Imana ngo Imana izabagirire neza aho mwagiye mukura henshi, Imana izajya bakubira inshuro nyinshi. Ndashimira abashumba, ndashimira abayobozi ba hano. Ngewe ntago nasengeye muri Zion Temple, murahazi, niho nari umukristo wabo, ariko ngiye kugira ngo murane na Gitwaza binsaba protocole nyinshi cyane, ntago byakunda, nta mubeshya. Ni ukuvuga ngo birasaba gutanga report nkazamenya nyuma y'amezi 3 cyangwa 4, ntabwo kandi in case. Ndashimira Imana rero yaduhaye abashumba beza. Ngewe ndatungurwa bushumba Imana ijye umugisha. I'm proud of you kuko uri umugabo mwiza. Ngewe ndantungurwa yaramamaye ndamutera no nkigendera nkumva nibisanzwe, ariweze kujya umuntu agwamagara ngwino ni ikintu usha ahantu ngwino cyane, nago nava hano ntabivuze. Imana iguhe umugisha. Twebwe dukurira mu macaci yego nibyo, ariko kugira ngo ubone umushumba gucaringa akagukurikirana ni ikintu gikomeye. Ndashimira Imana rero yabikoze. Imana ibaho umugisha kandi turishimye kuba dufite abantu bangana gutya. Ngiye birande twakuze turi imfubyi byafite epfo na ruguru, ariko iyo mbona abantu bangana gutya giye banze ni ikintu gikomeye. Mumpera Imana icyubahiro. Twara twanavuganye nuko akibagiwe Imana yamuhaye n'umugabo mwiza nkanjye. Haleluya, haleluya. Nanjye magaze hano nshima Imana nuko bababwiye, magaze hano nshima Imana nuko bababwiye ndi murumuna wa Madamu wa Isayi, ndi murumuna wa Madamu Isayi. Haleluya. Bari kundogo ya mwihangane, wenda nago menyereye kuvugira kuri mikro, muraza kunyihanganira. Nanye nshima Imana kubw'umuryango w'abavandimwe, ndabashimira cyane. Nago nigeze mba mu birori byabo kubw'impamvu z'akazi nagize kantunguye gatuma ngenda sinabasha kubabo. Magaze hano rero nshima Imana kubw'ibirori byabo byabaye neza, babonye abavandimwe babashigikira, nukuri mbishimiye Imana. Ndongera kubashimira ku giti cyabo kuba baremeye kuba basigarana abana banjye, nkaba naragarutse ari bazima, n'abari bazima. Nukuri mu Imana icyubahiro, kandi nanjye nagarutse ndamahoro. Tugiye gukoma amashi ya special, ariko uyu muhungu wacu reka muvuga amazina. Yitwa Irivuzimana Ganza Aideni Oweni. Nayo mazina y'umwana Imana yaduhaye mu izina rya Yesu. Tugiye gukoma ya mashi ya special, hanyuma mfatanije na korali turatera indi haleluya imwe n'abandi bose. Imana yumve ko tuyishimiye kandi yakira amashimwe yacu. 1 2 3 ibyo yakoze n'ibyo yakoze n'ibyiza akora bishimwe. Icyubahiro n'icyo Uwiteka Imana yacu. Amen. Tugiye gutera rero iyo haleluya, n'abandi mwese muri mu kibaya mwicaye muradufasha. Imana yumve ko tuvuze ngo Mana ushimwe. 1 2 3 Amashimeshi n'impundu ku Mana mu izina rya Yesu. Amen. Amashimwe ndumva mwayashira ahagomba guterekwa hariya. Nyiragwiza Jane abiprotokole kugira ngo bigende neza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.
amen. ibyo byose wakoze mana turabigushimiye twifatanyije n'abera kuguha icyubahiro ibyo byose wakoze mana turabigushimiye twifatanyije n'abera kuguha